Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibintu 12 bishobora kukwereka ko ukoreshwa na Satani nubwo waba ubizi cyangwa se utabizi. Ikintu cya mbere gishobora kukwereka ko mu buzima bwawe ukoreshwa na Satani ni ukurwanya buri kintu cyiza. Aho uri hose umutima wawe ukumva ko uri kurwanya ikintu cyiza. Ibyo bintu niba ujya wumva bikubaho ukumva ko buri kintu cyiza cyose wumva ushaka kukirwanya, tumenya ko ukoreshwa na Satani. Waba utabizi cyangwa ubizi, ariko umenye ko imbaraga ikurimo ari iy'umwanzi Satani. Ikintu cya kabiri gishobora kukwereka ko uri gukoreshwa na Satani nubwo waba ubizi cyangwa utabizi, ni uguteza amakimbirane. Niba mu muryango uhora uteza amakimbirane, cyangwa se muri sosiyete ukoreramo ukabateza amakimbirane, cyangwa aho ugeze hose ugateza amakimbirane ugamije kurobanura abantu cyangwa amakimbirane ayo ari yo yose, tumenya ko uri umukozi wa Satani, ukoreshwa na Satani. Ikintu cya gatatu gishobora kukwereka ko ukoreshwa na Satani nubwo waba ubizi cyangwa utabizi, ni ukubeshya kenshi. Iyo ubuzima bwawe buhora buri mu buryo bwo kubeshya, buri kintu cyose ukoze ukagikora uri kubeshya, uzajya umenya ko ukoreshwa na Satani. Mbese nyine Satani umeze nk'igikoresho cye. Hanyuma ikindi cya kane gishobora kukwereka ko ukoreshwa na Satani nubwo waba ubizi cyangwa se utabizi, ni uguhora uharabika abantu cyangwa usebya abantu. Niba hari abantu ukunda kugenda usebya, ukagenda uharabika abandi, ubona intege nke zabo nkeya, ukabona amakosa y'abantu akaba ariyo ukunda kwibandaho cyane uvuga, jya umenya ko uri gukoreshwa na Satani nubwo waba ubizi cyangwa utabizi, ariko icyo kintu nacyo kizajya kikwereka yuko uri umukozi wa Satani. Ikintu cya gatanu kikwereka ko ukoreshwa na Satani ni ugukunda ibyaha no kutumva ko ari ikibazo. Niba ukunda ibyaha ukabigotomeramo unywa amazi, kandi ntugireho ngo wumve ko ibyo byaha uri gukora ari ikibazo cyangwa atari byiza, jya umenya ko uri umukozi wa Satani kandi ukoreshwa nawe. Naho ubundi ikintu cya gatandatu kizakwereka ko nabwo uri umukozi wa Satani ni ugufata nabi abantu bakora ibyiza. Akenshi na kenshi wowe wumva ko bakubangamiye. Ufata nabi abantu bakora ibyiza, ukumva ko akenshi nyine umuntu uvugisha ukora akubangamiye, ukumva ko umuntu ukora ibikwiriye akubangamiye, uzajye wumva ko uri umukozi wa Satani. Ikintu cya karindwi kizakwereka ko uri umukozi wa Satani cyangwa se hari umuntu ukora Satani, ni ugukunda inyungu zawe gusa, nturebe ku z'abandi. Ibintu byawe byose niyo ubikora mu nyungu zawe gusa, ukaba hari abantu wahutaza kugira ngo ubone inyungu zawe, ukaba hari ibintu wakora ukica iby'abandi kugira ngo ubone inyungu zawe, tumenya ko uri intumwa ya Satani. Ikintu cya munani gishobora kukwereka ko ukorera Satani ni uguhorana inzika no kutababarira. Niba mu mutima wawe hari umuntu ugukosereza, ukajya uhora ufite ahantu wabibitse ku buryo iyo umubonye uhita ubyibuka, kandi ntugire umutima wo kumubabarira ngo ubyirengagize, uzamenye ko uri mu muhamagaro wa Satani. Ikintu cya cyenda kizakwereka ko uri intumwa ya Satani ku isi ni uguhora ucira abandi urubanza. Ukabona amakosa yabo ukumva nyine uri kubacira imanza, ukumva mbese nyine ni abantu badakwiriye ibintu byiza, tumenya ko uri intumwa ya Satani. Ibintu n'ibyo usangaho uzamenye ko uri intumwa ya Satani. Ikintu cya cumi gishobora kukwereka ko uri intumwa ya Satani muri iyi si nubwo waba ubizi cyangwa utabizi, ni uguhora ushuka abantu mu bibi, gushishikariza abantu gukora nabi, gushuka abantu ubabwira cyangwa ubashishikariza nyine gukora ibintu bibi. Icyo gihe uzamenye ko muri ubuzima n'umwe iyi si uri intumwa ya Satani. Ikintu cya 11 gishobora kukwereka ko uri umukozi wa Satani cyangwa uri intumwa ya Satani, ni ukuvuga ngo uhora wishimira ibintu bibi biba ku bandi,
ukumva ko ibintu bibi byaba ku bandi nyamara wowe utajya ubyishimira. Igihe cyose uzumva ko ikintu kibi cyabaye ku muntu hanyuma ukacyishimira kandi bikakubaho buri gihe, uzamenye ko muri iyi si uri intumwa ya Satani. Hanyuma ikintu cya 12 gishobora kukwereka ko uri intumwa ya Satani nubwo waba ubizi cyangwa se utabizi, ni ukwanga guhinduka. Muri bya bintu byose twavuze, ni ukuvuga ngo nubwo ubibamo wowe uba wumva ko ari byo bigukwiriye cyangwa ari byo bintu wumva ushaka kubamo. Ibyo bintu nubibona jya umenya ko uri intumwa ya Satani muri iyi si kandi uri no mu murongo ashaka. Ubundi nushaka kubireka uzagenda ukora imbusane y'ibyo bintu byose twavuze.